Banki nkuru y'u Rwanda BNR ishyize hanze inote nshyashya ya 5 ndetse n'inote ya 2. Kora subscribe utarakora subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu yandi makuru, kuko nababwiye ko ntazabapfunyikira ahubwo nzajya mbaha amakuru yizewe kandi amakuru agezweho, amakuru akiri mashyashya. Birashoboka ko iyi note ya 5 ndetse n'iya 2 zitigeze ziguhira. Nimba uzi ko zitaguhiriye, icyo ngiye kugukorera muri kano kanya, ndagusengera ku mpera z'iki kiganiro kugira ngo nawe izi note nshyashya zije ubashe kuzitunga, zibashe kuguhira, nawe ugubwe neza, ubeho wishimye nk'abandi. Ndagira ngo izi note nshyashya mu isengesho ndi bugusengera, nimba wizeye zize kuguhira. Upfa kwizera gusa, bihira abizeye. Byaba bibabaje izi note zishaje, reka nzite zishaje kuko zamaze kuva ku isoko tayari, nta byishimo zigusigiye. N'izi nshyashya rero zije zikaba zigiye kuba zagusiga nta byishimo, utazienjoyinzemo nk'abandi ngo wumve uburyohe bw'inote. Icyo ndi bukore rero ni ukugusengera, ubundi nawe ukabasha kuzibika, ukabasha kuzihahisha, ubuzima bukaryoha. Upfa kuba wizeye. Kanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu bindi biganiro bya buri munsi. Iteka rya Perezida wa Repubulika ryasohotse mu igazeti ya Leta ryo kuwa 30 Kanama 2024, ryasuzumwe n'inama y'abaminisitiri yabaye ku itariki 26 Kanama 2024, risiga ryemeje umushinga w'inote nshyashya, inote ya 5 ndetse n'inote ya 2 nk'uko byari byarasabwe na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi. Inama Minisitiri rero yateranye kuwa 23 Kanama 2024 yasize yemeje umushinga w'iri tegeko. Ubu rero tuvugana, inote yamaze gusohoka, inote yageze ku isoko. Umushinga w'inote rero ukuntu uteye: iyi note izakomeza gukorana ndetse n'inote zari zisanzweho. Mutagira ubwoba, abantu mwayabitse mu ihembe, abandi mwayabitse mu bimuga ndetse no munsi y'amatora, ntimugire ubwoba rwose. Ariko nyine ntimukabika aho ngaho, ahubwo muzajye mwajyana muri banki kugira ngo amafaranga yanyu abe afite umutekano ku buryo bwizewe. Aya mafaranga rero azakomeza gukorana ndetse n'inote y'igihumbi ndetse n'inote ya 500. Ibi byose bizakorana, ntimugire impungenge. Icyo nakubwira kuri aya mafaranga rero, dore uburyo imbere ateye. Bitewe n'aho uyarebera, ku note ya 5 imbere hariho uduseke tubiri ndetse hakagaragaraho n'inkangara irimo agacuma. Ibindi namwe muri kubyibonera, hariho inyuguti 5,000 hepfo haruguru ndetse n'amagambo National Bank of Rwanda, hepfo hakabaho 5,000 francs. Ngira ngo murimo murabyibonera namwe uko iyo note ya 5 iteye. Aho ngaho ni imbere. Noneho rero inyuma naho uko iteye: inyuma hariho igishushanyo cy'ingagi, hakabaho inyubako ya Convention Center. Ngira ngo murimo murabibona, murimo murabireba uburyo naho iteye. Noneho ku note y'ibihumbi 2, ku note y'ibihumbi 2 hariho igishushanyo cy'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Hariho imisozi y'ikiyaga cya Kivu ndetse n'ikiyaga, hakabaho n'agaseke, hakabaho n'amagambo murayabona, Banki nkuru y'u Rwanda, hakabaho amafaranga 2,000 mu nyuguti nini. Byose ngira ngo murimo murabibona. Noneho rero ku inyuma, navuze ngo biterwa n'uburyo inote wayifashe, hari aho wahereye imbere, hakaba n'aho uri bujye inyuma. Hakaba hariho ikawa, hariho ikawa ikaranze imeze neza cyane rwose. Ikawa y'u Rwanda iba imeze neza, ariko namwe muzajye muyinywa. Umuntu utaranywa ku ikawa y'u Rwanda, jya ugerageza uyisomeho, iba imeze neza pe, ibiryoshye. Hariho ikawa ikaranze, hakabaho inyuguti, hakabaho amagambo 2,000 mu mpande zombi. Ngira ngo murimo murabibona. Aya mafaranga rero akaba, iyi note ya 2 ikaba yiganjemo cyane cyane ibara ry'umweru, naho iriya ya 5 yo ikaba yiganjemo ibara ry'ibihogo byiganjemo ibara rya rose. Reka mbashimire rero ko aya mafaranga muzayafata neza, kuko uko ufata amafaranga neza, utayaca, utayafata nabi ngo asaze, niko buryo buri guteza igihugu imbere, kuko aya mafaranga nayo aba yatwaye byinshi kugira ngo abashe kutugeraho.
kuko nabibasezeranyije rero abantu mutigeze muryoherwa n'inote ya 5 n'inote ya 2 ziriya nyine twavuga ngo zishaje cyangwa se zari ziriho ubu ngubu. Ngiye kubasengera kugira ngo aya mafaranga mashyashya namwe mubashe kuyenjoyingamo. Urizeye? Nimba wizeye rero reka twubahe Imana dusenge. Data mwiza nyaguhora ku ngoma, Imana isumba byose, tukweretse aya mafaranga mashyashya aje mu gihugu, kubwaza kugenda agenderera abanyarwanda, aya mafaranga agere kuri aba bantu batigeze bahirwa n'iyi note ya 5 ndetse n'iya 2, ubahe kubika amafaranga mu izina ry'umwami wacu. Uwiteka Nyiringabo, reka aya mafaranga atembere ku banyarwanda, reka aya mafaranga atembere ku bantu bawe, reka aya mafaranga aze tuyabike, reka aya mafaranga twumva uburyohe bwayo, reka aya mafaranga azabe ibisubizo ibitarakunze mu myaka yashize, reka aya mafaranga aze atume ibintu bihinduka, abantu babika amafaranga, abantu banezerwe, abantu mwami bagushime, abantu Uwiteka Nyiringabo reka bashime izina ryawe, bavuge ko hari icyo bakoreye ku buzima bwabo. Urakoze rero, turakubashye ko uhinduye amateka, amafaranga mashyashya ahinduye amateka y'ubuzima bw'abanyarwanda, amafaranga mashyashya ahinduye amateka y'abantu bafite ubuzima bubabaye, ubuzima bugoye, abantu batigeze babika amafaranga, abantu batigeze basohoka ngo bishime, batigeze bambara, batigeze barya ngo bahage, abantu babuze amafaranga y'ubukode, abantu baruhijwe n'ubuzima mwami, reka aya mafaranga mashyashya aza bashakisha abahumurire mu izina rya Yesu. Urakoze, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amen. Andika muri komanteri umubare w'amafaranga wifuza, ubundi Imana igukorera igitangaza kandi ubikorane kwizera. Nimba wumva utizeye ubyihorere, bikorwe n'umuntu wumva koko ayakeneye. Murakoze, kandira kuri subscribe ubundi Imana iguhereza umugisha.